Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Trendo TV 250. Imana ibaho umugisha cyane abakunda ibyo dushyira kuri YouTube channel. Ni igihe kinini insengero twasengeragamo zimaze zifunze, ariko nanone iminwa yacu yo ntagifunze kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ijuru bukomeze bwamamare. Rwose ndabishimiye cyane ababashije kumva ubu butumwa bwiza tugiye kunyuzaho hano. Rwose ndatekereza ibi bintu biri bubafashe cyane, kandi ndabizi ko biri butume ubwami bw'Imana bukomeza kwaguka ndetse no kuba mwajijuka cyane mu bijyanye n'iyobokamana. Hagati aho mbasaba ngo ni mukande subscribe, mukande like, comment ndetse mukore na share kugira ngo mwoherereze ubu butumwa bwiza izindi nshuti zanyu aho zigiye ziherereye hirya no hino ku isi. Kuri uyu munsi rero tugiye kureba ibintu 10 bivugwa nyinshi muri Bibiliya, ndetse n'impamvu ibyo bintu byavuzweho izo nshuro zose zingana gutyo, icyo Imana yabaga ishaka kugaragaza, cyangwa se mbese ubwo murabyumva impamvu ibyo bintu byanditse muri Bibiliya inshuro nyinshi zingana gutyo. Izo nshuro nazo ndibuze kuzibabwira umubare wazo, ndetse n'impamvu Imana yatumye ibyo bintu byandikwa inshuro zingana gutyo muri Bibiliya. Mwitegure twigendere, duhere ku kintu cya mbere cyanditse muri Bibiliya inshuro nyinshi. Hagati aho rero mutaza kwibeshya, ibyo bintu 10 ndi buvuge ntago biraba bitondetse ku murongo ngo wenda ngo iki ni icya mbere, ngo iki ni icya kabiri, iki ni icya gatatu. Hari aho uri buze kujya usanga bisa nkaho bivanze, ariko nk'uko tubizi nk'uko n'Imana yagiye bidushishikariza cyane. Ku rutonde rwa mbere, ikintu rwose kiri ku mwanya wa mbere muri ibi bintu 10 byanditswe muri Bibiliya inshuro nyinshi n'impamvu byanditswemo inshuro nyinshi. Ku mwanya wa mbere turahasanga ikintu cyitwa urukundo. Urukundo niba nawe utarushyira ku mwanya wa mbere mu bintu byose ukora, andika 0. Gerageza mu bintu byose ukora urukundo aba ari rwo ushyira ku mwanya wa mbere muri buno buzima tubamo kuri ino si. Amen. Reka twirebere urukundo. Urukundo muri Bibiliya rwanditsemo inshuro 898. Bibiliya igaragaza ko urukundo ari rwo rufatiro rw'ibintu byose. Bibiliya igaragaza ko urukundo ari rwo rufatiro rw'ibintu byose. Ikindi, Imana ubwayo ni urukundo. Imana ubwayo ni urukundo. Iryo jambo ryanditse muri Yohana wa mbere mu bice 4 ku murongo wa 8. Aho hantu handitse ko Imana ari urukundo. Icya gatatu, ikindi kintu tukiri kuri runo rukundo, Yesu yadusabye gukundana. Ibyo nabyo byanditse muri Matayo ku bice 22 kuva ku murongo wa 37 kugera ku murongo wa 39. Yesu yadusabye gukundana. Amen. Reka twirebere ikindi kintu cya kabiri cyanditswe muri Bibiliya inshuro nyinshi. Icyo kintu cya kabiri ni ibyaha. Ibyaha muri Bibiliya byanditswemo inshuro 1020.
inshuro 1020. Bibiliya ivuga ko ibyaha akenshi Bibiliya impamvu ivuga ibyaha inshuro nyinshi nuko ngo ibyaha ari byo byatandukanyije umuntu n'Imana. Aka kantu mukumve neza. Bibiliya impamvu ivuga ku byaha inshuro nyinshi nuko ibyaha cyangwa se icyaha ari cyo cyatandukanyije umuntu n'Imana. Aka kantu mukumve neza. Hanyuma mu Baroma mu bice 3 umurongo wa 23 handitswe ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Alleluia. Twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Mu Baroma handitswe ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ikindi Imana yerekana ko dukwiriye guhinduka no kwihana. Rwose Bibiliya irabyerekana uburyo dukwiye guhindukamo ndetse n'uburyo dukwiriye kwihanamo. Amena. Reka twikomereze n'ikindi kintu cya gatatu kivuga inshuro nyinshi muri Bibiliya. Iki kintu cya gatatu ni ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bwanditswe muri Bibiliya buvugwamo inshuro 162. Yesu yigishije cyane ku bwami bw'Imana agira ati: mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana. Ibyo byanditswe muri Matayo ibice 6 umurongo wa 33. Ni mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana. Ikindi ibi byerekana ko tugomba guharanira kuba ab'ijuru kurusha ibindi byose. Ibi byerekana ko tugomba guharanira kuba ab'ijuru kurusha ibindi byose. Amena. Reka twirebere ikindi kintu cya kane cyanditswe muri Bibiliya inshuro nyinshi ndetse n'impamvu cyanditswemo izo nshuro zose. Icyo kintu cya kane ni ubusabane n'Imana. Ubusabane n'Imana bugaragara muri Bibiliya inshuro 550. Bibiliya igaragaza ko tugomba kuba abizerwa mu gusenga no gukiranuka. Ikindi Yesu ubwe yasengeye abayoboke be kugira ngo bagume mu Mana. Ibyo byanditswe muri Yohana 17 kuva ku murongo wa 20 kugera ku wa 21. Yesu ubwe yasengeye abayoboke be kugira ngo bagume mu Mana. Amen. Reka twimanukire tujye ku kintu cya gatanu cyanditswe muri Bibiliya inshuro nyinshi n'impamvu cyanditswemo izo nshuro zose. Ijambo kwizera. Ijambo kwizera muri Bibiliya ryanditswemo inshuro 336. Mu Baroma mu bice 10 ku murongo wa 17 handitswe ngo kwizera kuzanwa no kumva. Kwizera kuzanwa no kumva, no kumva bigatangwa n'ijambo ry'Imana. Kwizera kuzana no kumva, no kumva bigatangwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Ikindi Imana isaba abantu kwizera badashidikanya kugira ngo babone agakiza. Imana isaba abantu kwizera badashidikanya kugira ngo babone agakiza. Amena. Katurebe kuri 6.
ikindi kintu cyanditswe muri Bibiliya inshuro nyinshi n'impamvu cyanditswemo izo nshuro zose. Kuri 6 turahasanga ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana muri Bibiliya bwanditswemo inshuro 170. Bibiliya yerekana ko Imana igira imbabazi n'ukuntu idahana vuba. Bibiliya yerekana ko Imana igira imbabazi n'ukuntu idahana vuba. Buriya Imana ntabwo igihutira ako kanya, kuko buriya iba ihutira ako kanya ngo ihite iduhana, wajya ukora icyaha pafu ihita igukura mu nzira. Ariko kubera ko yo ari inyembabazi nyinshi cyane, iratwihanganira ikatugoragoza ngo irebe ko twagaruka mu murongo mwiza. Nihabwa icyubahiro rero kuko ibikora gutyo, kubera ko idahutiraho ngo iduhane vuba, kuko abaye ari ibyo twashira nta n'umwe warokoka. Ikindi, Yesu yatanze imbabazi ku byaha by'abantu bose. Ibyo ngibyo byanditswe muri Luka mu bice 23 ku murongo wa 34. Yesu yatanze imbabazi ku byaha by'abantu bose. Amen. Reka twikomereze tujye ku cya 7 cyanditswe muri Bibiliya inshuro nyinshi n'impamvu cyanditswemo izo nshuro zose. Icyaha cyo kutizera ni cyo kintu danze ku mwanya 7. Icyaha cyo kutizera cyanditswe muri Bibiliya inshuro 257 inshuti yanjye. Mu Baroma mu bice 14 ku murongo wa 23 haranditswe ngo Welcome to use Kingshipper Audio Editor. Welcome to use Kingshipper Audio Editor. Ibyo byose bidaturutse ku kwizera ni icyaha. Ibintu byose bitaturutse ku kwizera ni icyaha. Byose bidaturutse ku kwizera ni icyaha. Ibyo byanditswe mu Baroma ibice 14 ku murongo wa 24. Ikindi, Bibiliya yerekana ko kutizera Imana bituma umuntu atakaza imigisha. Bavandimwe banjye, inshuti zanjye, rwose mujye mugerageza kugira ukwizera, kuko tumaze kubona ko ibintu byose bitaturutse ku kwizera biba ari icyaha. Rero inshuti zanjye, inshuti z'Imana, inshuti bavandimwe, inshuti z'abakunzi ba Terendo TV naho bashije kuhagera bwa mbere, rwose gerageza kugira ukwizera, ngo kuko kutagira ukwizera bituma umuntu atakaza imigisha. Gerageza ugire ukwizera, nawe imigisha yawe ikomeze kwiyongera. Amen. Reka twikomereze ku ngingo ya 8. Ikintu dusanga ku mwanya wa 8 kivugwa cyane muri Bibiliya n'impamvu cyavuzwe izo nshuro zose, bavandimwe, icyatumye Imana icyandikamo izo nshuro zose ni Umwuka Wera. Umwuka Wera niwo dusanze ku mwanya wa 8. Umwuka Wera muri Bibiliya wanditsemo inshuro 385. Nshuti yanjye, Yesu yadusezeranije ko azatwohereza Umwuka Wera ngo adufashe. Ibyo ngibyo byanditswe muri Yohana ibice 14 ku murongo wa 26. Yesu yadusezeranyije ko azatwoherereza Umwuka Wera wo kudufasha, cyangwa se ngo uwo Mwuka Wera adufashe. Ikindi, Umwuka Wera niwe udufasha gusobanukirwa iby'Imana no kuyikorera. Ubaye ufite Umwuka Wera, wasobanukirwa iby'Imana n'ubwami bwayo ndetse no kuyikorera, warushaho kubisobanukirwa cyane cyane kuko waba ufite Umwuka Wera. Muvandimwe, mugerageze mushaka Umwuka Wera, mugerageze mu busabe muri byose mukora, kugira ngo
mubashe gusobanukirwa iby'ubwami bw'Imana no kuyikorera. Reka turebe ikintu kiri ku mwanya wa 9 kivugwa cyane muri Bibiliya n'impamvu cyavuzwemo izo nshuro zose. Gukura. Mumbabarire, ntago ari ugukura, ni ugukira. Ijambo gukira muri Bibiliya ryanditswemo inshuro zigera ku 138 inshuti yanjye. Yesu yakijije abarwayi benshi. Amena. Yesu yakijije abarwayi benshi, kandi Bibiliya ivuga ko Imana ishaka ko tuba dufite ubuzima bwiza. Imana ishaka ko tuba dufite ubuzima bwiza rwose bavandimwe inshuti yanjye. Imana yo yifuza ko cyangwa ishaka ko tuba dufite ubuzima bwiza. Ngira ngo mbakosore kuri kano kantu. Hari ukuntu abantu tuba twahuye n'ibibazo mu buzima, hanyuma ukajya kumva umuntu ngo Imana ngo niko yabishatse. Waba wahuye n'ikibazo cy'uburwayi cyangwa se wahuye n'ikibazo cy'uko wibwe, ukagenda uvuga ati Imana niko yabishatse. Nshuti yanjye, nta na rimwe Imana igishaka ko na rimwe Imana yadukorera ikintu kibi. Nshuti yanjye, ndababujije, Imana ntago ari umugome. Imana ntago igambirira kugirira umuntu nabi. Ibikorwa hafi ya byose bibaho bibi bitubaho ni ibikorwa dutezwa na Satani Sekibi. Ntihazagire na rimwe uzongera gufata Imana ngo yihuze n'ibibazo ufite, ngo utekereze ko ngariyo ngo yashatse ko ibyo bibazo ngo bikubaho. Ntago Imana yifuza ko umuntu abaho nabi. Imana ntago yifuza ko ukena. Imana ntago yifuza ko usonza. Rwose byabaho byakubaho, ariko ibibi byose tubitezwa na Satani Sekibi. Naho ubundi Imana yo rwose ibishaka ko tugira ubuzima bwiza, tukabaho twishimye, nibyo Imana ibitwifuriza. Icyiza gihari nuko kabone niyo waba ufite ibyo bibazo, uba ufite ubwo bukene, uba ufite ubwo bumuga, uba ufite ubwo burwayi, uba ufite ibibazo, ibyo ntabwo bituma Imana tutayihamya. Ibyo byose n'ubundi dukomeza guhamya Imana, kabone niyo ibyo bibi byaba biri kuba, ariko ibyo bibi ntago tubitezwa n'Imana. Oya, ndababujije. Haleluya. Reka twikomereze. Reka tujye ku kintu cya 10. Ku 10 turahasanga irindi jambo rivugwa cyane muri Bibiliya, rinavugwamo inshuro nyinshi, ndetse n'impamvu iryo jambo ryavuzwe inshuro nyinshi zingana gutyo muri Bibiliya. Ku 10 turahasanga umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana uvugwamo inshuro 294. Impamvu uvugwamo izo nshuro zingana gutyo, Bibiliya idusaba gukorera Imana dufite umutima ukunze. Bibiliya idusaba gukorera Imana dufite umutima ukunze. Ikindi, mu Bakorinto ba mbere umurongo wa 15, mu bice 15 umurongo wa 58, haranditswe ngo imirimo yanyu mu Mwami siyo gupfa ubusa. Imirimo yanyu mu Mwami siyo gupfa ubusa. Ibyo tubisanga mu Bakorinto ba mbere mu bice 15 mu murongo wa 58. Amena. Nizere yuko nshuti z'umusaraba, nshuti zacu, nizere yuko muri ibi bintu tubonye 10
byanditswe muri Bibiliya inshuro nyinshi, twagiye tunareba n'impamvu byanditswemo izo nshuro zose, impamvu Imana yabishyiragamo inshuro nyinshi muri Bibiliya ibyo bintu, icyo Imana yabaga ishaka kutumenyesha, twagiye tubireba. Haracyari izindi mpamvu nyinshi cyangwa ibindi bintu byinshi byanditswe muri Bibiliya inshuro nyinshi, tuzakomeza tubivugeho. Ubu tuba tubashije kuvuga 10. Ukande subscribe kuri no YouTube channel Trendo TV 250 kugira ngo ubundi butumwa bwiza buzajya bunyuraho kuri no YouTube channel buzakurikira ubu, kugira ngo nawe uzabashe kububona mu bantu ba mbere, kugira ngo tugumye kurushaho guhindura isi dukomeza tugana mu bwami bw'Imana. Ibi bintu rero ubashije kumva, ntubyihererane. Nawe kora umurimo w'Imana, ubyoherereza abandi bashuti bawe cyangwa izindi nshuti zawe, kugira ngo nabo babashe kumva ibi bintu wumvise. Nawe uraba uri kurushaho gukora umurimo w'Imana utuma ubwami bw'Imana bwaguka. Tuzakora n'ibindi byinshi, wowe gusa ukande subscribe kugira hatazagira na kimwe kigucika, kugira ngo nubwo insengero zifunze dukomeze n'ubundi dukora umurimo w'Imana, cyane ko n'ubundi iminwa yacu yo igifunguye. Amen. Bye bye, ndabakunda. Ibi byari ibintu 10 bivugwa cyane muri Bibiliya, n'impamvu byavuzwemo izo nshuro zose, ndetse n'icyo bitwigisha. Niki cyakoze ku mutima wawe? Tanga igitekerezo muri comment, ukande like na subscribe, kandi ugire umunsi mwiza. Ndagushimiye. Bye bye.